Tubahaye ikaze kuri channel yacu aho tugiye kuba tuganira ku bijyanye n'ubugeni n'ubundi n'ubuhanzi. Tubashishikariza gukanda subscribe, like, share na comment kandi aho muri hose mugubwe neza. Abari hanze y'u Rwanda mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye ndetse n'abari mu Rwanda ni wacu mwese tubahaye ikaze. Abasha gukurikira ibiganiro byacu ababasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda dukoresha ndetse n'izindi bitewe. Tubahaye ikaze kandi tubifuriza kugwa neza aho muri hatandukanye. Tubabwira ko mukumbi bibona kuri kamera zacu twazanye umutumirwa n'umutumirwa udasanzwe kubera ko numwe mu bantu iyo mubonye filime buriya abantu bayikina mushaka kwibaza ngo bayikenye gute birabitekerezo bitandukanye ahantu hatandukanye babihuje gute babitunganije gute. Uyu rero uri imbere yanyu ni umwanditsi wa filime abasha kwandika filime igitekerezo akandika nkuko iba yanditse hanyuma akayiha abakinnyi akabatoza akabashyiramo imyumvire y'iyo filime cyangwa se iyo script bakayiyumvamo hanyuma bakayikina kumwe mu bibona nyine biri hanze abantu babireba. Bakora akazi gakomeye abo bantu babita aba director. Rero turi kumwe nawe ni director wa filime reka tumuhe umwanya atwibwire mubumbyi ikaze. Murakoze cyane. Mwatwibwira amazina yanyu ndetse n'inshingano zanyu. Nitwa mubumbyi Blaise, nkaba ndi director w'amafilime nkuko mwagiye mubivuga, nkaba ndi n'umwanditsi nkaba na producer muri filime z'inyarwanda zigiye zitandukanye. Nkuko mwagiye mubivuga nkaba nyobora company yitwa Ibicurabwenge Film Production Limited. Murakoze cyane. Hanyuma tugize amahirwe kubona turakubaza ibibazo byinshi bitandukanye yaba ari kujyana na filime nyarwanda ndetse no kuri filime zo wagiye yenda directinga. Niba ngombwa ndetse turanakubaza no kuzindi kubera ko byanze bikunze buriya hari amakuru ufite twebwe tudafite nk'umuntu uba muri mu bya filime kuva ku gitekerezo kugeza kuri screen cyangwa se kuri televiziyo tuyireba iyo filime iba yakozwe. Hanyuma ubundi filime igitekerezo cyayo kiva he? Filime ubundi ituruka mu gitekerezo ubundi mbere yuko iba filime ikaza gushirwa mu nkuru. Yishizwe mu nkuru ubundi filime mu gutegura filime hari ibice ubundi bitatu. Yari igice bita pre-production ubwo ni gitangira itangiye ku gitekerezo no mu nkuru no mu nyandiko ukayandika mu gitabo ukaba washaka n'abakinnyi. None ugiye muri production ushaka nyine abakinnyi n'ibikoresho n'ahantu ho gukorera. Iyo muri production niho haza za kamera gushutinga akaza n'ibikoresho. Muri pre-production ubwo ni ukuvuga ngo film imaze kurangira igiye gusohoka. Ni muri ubwo buryo butatu. Ubwo barimo inshingano nyinshi muri ako kazi kose kagiye gatandukanye. Abarimo bagiye batandukanye nyine bakoramo inshingano zigiye zitandukanye. Harimo abakameramani, producer nyine nkuko bisanzwe aribo batangiza filime n'umwanditsi n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bigenda bizamo nyuma. Filime mu by'ukuri biya ngo isohoke ibe yakorwa ibe yakwitwa filime iba yagizweho uruhare n'abantu benshi bagiye batandukanye. Abagiye hahurizamo n'imbaraga zigiye zitandukanye harimo n'ibigo bigiye bitandukanye harimo n'amakampani agiye atandukanye ashaka kwamamariza muri filime. Urumva filime kugira ngo ikorwe ibasabye imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye. Nuko tuyibona nyine isohotse ariko buriya bakozwe akazi gakomeye cyane. Urakoze cyane udusanire muri make uburyo filime ikorwa kuva mu ntangiriro kugeza tuyireba kuri televiziyo zacu twiguriye. Turashaka ko dusobanurira mu by'ukuri mubumbyi Blaise winjiye muri filime gute ku kintu no byarangiye ugeze ku mwanya wo kuba director wa filime? Ni amateka maremare cyane. Ubundi nari nkiri umunyeshuri nanjye nkikunda ibijyanye na filime. Ndumva nkiri muto cyane nakundaga filime cyane ariko nubwo nari nzi ko by'ukuri nzaba umwanditsi wa filime. Ahubwo nakundaga gukina filime cyane nifuza kuba nawo umukinnyi wa filime. Nakundaga kureba filime zigiye zitandukanye harimo ba Jackie ba Van Damme nkabikunda cyane. Numva mfite amatsiko yo kuzagaragara muri televiziyo. Numvaga binteye amatsiko nshaka kuzibona muri televiziyo muri screen. Nkibaza nyine icyo bisaba mu by'ukuri kugira ngo bagaragara. Nakunda kubona filime nyine bikantera amatsiko ahantu hagiye atandukanye. Ariko nyine maze gukura uko ngenda nkurikira filime cyane ngenda menya ubwenge nagiye negera abantu benshi bagiye batandukanye ahantu bakinira amateatre n'ahantu ku ishuri nyine twakiniraga iby'amateatre ngenda mbyigiramo nyine ngenda ngira mu bundi bumenyi
kugeza ubwo mbaye nyine byinjiyemo ejo bundi muri 2016 2015 nibwo ninjiye muri filime nabwo ariko ntabwo byakunze neza aho twatangiriye nyine turi mu myitozo filime twari tugiye gukina ntabwo yigeze ikorwa nkuko twabiteganyaga none ntabwo byanciye intege ahubwo muri 2016 nahise mfata icyemezo cyo kuba nanjye nashinga kampani yanjye noneho ninjiramo ndi nka producer niteguriye filime ku giti cyanjye ni muri ubwo buryo urakoze cyane ndumva ko wari ufite ingamba zikomeye iti nahise nanjye mvuga ngo ngomba gutegura filime ku giti cyanjye hanyuma hari abantu bajya bakubwira ko usa na professor rakasa do papier numva ntabwo ari we wa mbere ubimbwiye njya mbyumva bigiye bitandukanye ariko ndumva ari byiza nabyo wese ntabwo ujya ubireba ukabona harimo agasura irebye nka comportement zawe cyane cyane nubwo isura bijya gusa ariko muri nakubonye uri kugenda cyangwa se nko gutoza filime yahita abona nyine comportement ni 100% nka kuri professor bayitwaye muri filime ubwo biraho nyine ariko ntabwo biba ari cyane nyine nawamenye nyine uko abantu bakubona nibo bagusobanurira nyine ariko njye ntabwo nakwireba wenda ngo menye ngo wenda musana kana gutya hanyuma professor ubundi uramwemera mu bikorwa by'ubona muri iriya filime ndamwemera cyane ni umuntu nyine umuntu utuje ari gukoresha ubwenge mu bintu byose gukora ikintu cyose yateguye ariko ikintu kigakorwa bitamusabye imbaraga nyinshi ahubwo akoresheje mu mutwe gusa icyo ashaka cyose akakigeraho akanatungurana agazana ibintu abantu batari biteze ko bamufataga nk'umuntu wenda udashoboye udafite imbaraga mbese nk'umuntu winjije ariko afite icyazi pe afite ibanga rye nyine akoramo ibintu ahubwo bikabatungura bakabirwana kuri ubwenge kandi bamufataga nk'umuntu winjije uraho yes abagaragara nk'umuntu w'isempuru uraho ariko ukabona akoze nyine udukoryo hanyuma rero nawe nyine uretse ko ngerengera ko wonyine kuri set nyine uri gutoza nkabibona uburyo bwo witwa nyine nkabona bisa neza nawe ko ngiye professor namubonye nyuma yawe nabaje gukubona mbere yuko mbona professor ariko nyine mubona nabona ko yitwara ari nk'uko nawe witwara cyane ko nawe muri filime abasa n'umuyobozi nyine kuko nawe wari umuyobozi aho wari uri ubwo noneho tubyite nyine ubwo nakundi ubwo twabyita ko ari professor w'umwirabura se uri professor w'umwirabura ariko nacyo cyane ukuma kubitwereka nyine mu bikorwa byawe kuko ibikorwa bikatwemeza nyine cyane tubibona hanyuma ako karakanyuzemo tugaruke noneho mu bijyanye na filime nyarwanda filime nyarwanda mu minsi yashize twagiye tureba amashusho yatambutse mu myaka ya za 2005 na 4 hafi aho ngaho tubona amashusho ya filime zagiye ziza mu Rwanda uko ameze tureba na filime zigezweho uyu munsi uyu munsi noneho haje ikindi cyo kuba filime ziri kuri YouTube zitagicuruzwa ku masede bisanzwe nk'uko kera byakorwaga icyo kintu ukivugaho iki filime zari zimeze gute icyo gihe uyu munsi zimeze gute ibyiza ni ibihe bibi ni ibihe tubwire uko ibihe bigenda biza nyine hagenda hazamo n'iterambere none natwe tujyana n'igihe nyine tugezemo mu minsi yashize nyine mbere guhera muri za 2006 gutyo 2008 numva muri za 2008 nigo filime zari zitangiye gukomera zitangiye gutera imbere ariko hazaga za filime bita ikigeragezo cy'ubuzima ariko twagiye tumenya abakinnyi bakomeye muri iki gihe bitwa abangenzi bose muri icyo gihe ndumva icyo gihe urwego rwa CD kuko abanyarwanda bari bakibikunze ari benshi bagikunze sinema cyane bagikunda ibintu by'iwabo cyane ari benshi kandi noneho bakanabyitangira umuntu akaba yakwikura amafaranga yakajya kugura CD muri icyo gihe rero urwego rwo kugurisha ama CD isoko ryari rihagaze neza muri icyo gihe ibikorwa filime zarasohokaga zikagurishwa zikabona isoko ariko ubwo noneho haje piratage benshi ikoranabuhanga ryaraje haza aba DJ benshi abantu benshi bafite za machine nyuma yaho guhera muri 2013 gutyo 2014 ni isoko risa naho ryaguye uko haje abapirateri benshi cyane wasohoraga filime ukayijyana ku isoko usohoye nka CD wenda CD tuvuge nka CD ijana ukazitanga wajya gusohora izindi ukagaruka no usanga zakwiriye hose ahubwo bari kuzigucuruza nawe ari wowe wayikoze filime ari wowe wayikoze ariko ugasanga nawe ugiye kuyigura bari kuyigucuruza niyo isoko ryapfiriye rero hahita hazaho ubundi buryo ubushasha bwa YouTube ariko buryo natwe turi gukorera muri iyi minsi muri iki gihe nibwo buryo nyine bwiza twese twabonye
umuntu ashobora gukora filime none ikagera no ku bantu benshi batabashije wenda no kubona n'ubwo bushobozi bwo kuba bajya kugura izo za CD. Hanyuma uti habanje ba CD kuko ndabyibuka hari umuntu wambwiye yabaga Gisenyi yambwira ngo hari abakinnyi ngo bigeze kuza bagenda bacuruza ama CD ya filime bakinnye. Urumva ko warakinnye filime wahize ukajya kwigurishiriza CD so cheap rero nyine bisa naho biciriritse. Struggle ikomeye. Ni struggle ni urugamba rukomeye. Niyo dufashe uyu munsi ukajya nko kuri filime ya kera abantu bayikinnye ko bayikinnye costume uko bambaye kamera bakoreshaga ishusho ukuntu yabaga ikeye cyangwa idakeye nyine ubona ko hari ibintu nyine byakarahanyuze bitandukanye n'uyu munsi iterambere ryaraje abantu bakoresha YouTube tugira ngo tubwire weho ukurikije ukuntu ubibona icyo gihe bacuruza ku masede n'uyu munsi filime turebera kuri YouTube turi gutera imbere cyangwa turi gutera inyuma? Ubwo rero nabisobanura bitewe nuko maze kubikurikirana ntabwo navuga ko turi gusubira inyuma gusa nyine hari uruhande rumwe wenda ruri gutera imbere ariko hari na bamwe bari gutera imbere ariko by'igihe gito ushobora gukora ikintu nyine bitewe nuko kitari ku murongo neza kidafite ahazaza umuntu akaba yakireba agikurikiranye hari ibintu bita nyine ngo gutwika umuntu gutwika ibintu bita nyine byacitse abantu bakunda byacitse cyane ukagikurikirana muri ako kanya ukagikunda muri uwo mwanya ariko utazongera kukireba nibyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo iterambere nyine tugeranyije mu minsi yashize n'ubu ngubu abakera bakoraga filime bayikunze umuntu yakoraga filime agafata umwanya wo gukompoza filime akayandika akayitekereza filime yayitekerejeho yayiteguye neza ariya filime wareba nawe amarangamutima akagufata ariko muri iki gihe umuntu wese ufite kamera ufite ibikoresho wese arabyuka nawe agashaka gukora filime urebye video wenda ushobora kubona mugenzi wawe wenda muziranye cyangwa muturanye ngo akina filime arazwi ni umusitari wenda wamubonye kuri ekra nawe ejo ukabyuka ushaka kujya muri filime wenda udakunze filime aho gushaka wenda kugaragara ibyo nabyo birahari muri sinema ariko hari urwego wenda runaka ruri gutera imbere harimo ibigo bigiye bitandukanye harimo n'abakinnyi benshi guhera kuva na kera ikizakwereka nyine wenda ahantu hari iterambere nk'umuntu wahereye muri kiriya gihe akora filime kugeza isaha utaracika intege akaba ari ku rundi rwego abo ngabo wenda bo bateye imbere ariko hari benshi bagiye bacika intege biranababaje cyane kandi barabivunikiye muri kiriya gihe twaravunikaga cyane ariko muri iki gihe utakibona. Hanyuma tukiri aho ngaho bakoze kera uyu munsi bakaba bagikora cyangwa se bakaba batanagikora bamwe wagaruka ku mazina amwe namwe niba hari ayo wibuka? Amazina yo barahari benshi nko muri kiriya gihe cya kera hari nk'umukinnyi wenda tukireba za filime za Kanyombya numva nk'uwitwa Nyagahene muri iyi minsi ntabwo turi kumubona pe kandi yari umukinnyi mwiza wakinaga neza muri icyo gihe. Nyagahene ndamwibutse koko yari umugabo umunyamahane cyane ngira ngo hari uriya Kanyamanza ariwe tuzi nka Gasasira ngira ngo niwe wari wagiye kumusimbura kugira ngo niwe basa naho bakinaga ibintu bimwe by'amahane bose bakunda gukubita abagore n'uwitwa umunyamahane cyane numva hari ahantu hasekeje n'ahantu yakinye sene neza we na Kanyombya rwose ukagira ngo ni ibintu biri seriye biri kuba koko bya nyabyo aho yakubitaga Kanyombya agira ngo agiye kumuha amafaranga ndumva nk'uwo Nyagahene urumva kuba yarabuze sinema iba yaratakaje umukinnyi ukomeye cyane sinzi wenda ibyo ahugiyemo muri iki gihe hari n'uwitwa Nyirankende ndumva nawe bamwibuka Nyirankende ndumva muzi nawe ntabwo turi kumubona muri iyi minsi Rinuza uriya wandi wari ubyibushye cyane ntabwo mwibuka ari munini cyane Nuza wabaga hariya kwa Nuza wabagaho nyina wa Mbogo yakoraga umugore Mukarujana muri iyi minsi nawe ntabwo ndi kumubona ahubwo Nuza nyina wa Mbogo niwe ndi kubona uri kugaruka muri iyi minsi na Nzovu na Maître Nzovu nibo bari kugaruka ariko hari abakinnyi benshi twagiye tubura muri ya filime yari imaze kuzamura abakinnyi benshi bazwi ariko benshi bagiye babura bacika intege ahubwo turi kubona wenda nk'abaseburikoko nibo bakomeje muri iki gihe n'abarurinda n'abasamusure seburikoko tumugarutseho narebye amashusho ya kera gikina nayo twari turi ahantu turi kureba
ibikorwa bye ubona ko nyine bitandukanye cyane. Akizo bisa naho wagira ngo nigo yarageze Kigali ahari nta musa iyo gushesha akamaro ameze nk'umuntu uvuye muri gereza hano. Ariko nahorose nyine nk'umuntu wakubiswe. Ariko uyu munsi murebye nyine umugabo w'igihame w'abatuza nyine amafaranga kamaze kuza nyine birumvikana barakoze. Yarakoze byabyivugo ngo ntabwo ni nombe ntabwo ari rojorojo. Icyo gihe yarameze nk'aho ari rojorojo, uyu munsi yabaye inombe. Ikiza cyo byibura nuko yabashije gutera imbere noneho bakoranye muri icyo gihe nanone bakiri kumwe ubwo bagihurira no mu mafilime menshi ni byiza cyane. Uriya Samusure heroine bakiri kumwe ni sawa cyane. Akina muri afite yitwa Makuta, agakina no mu zindi zitandukanye bahuriramo. Urabona ko bose igihe cya kera bagikina muri ya bitaga ngo zirayazisha n'izi ngizi urumva baratandukanye cyane. Samusure muri kiriya gihe n'ubu ngubu Rurinda wowe baratandukanye cyane. Nanuza na Sekaganda wa kera n'uyu munsi batandukanye cyane. Ushobora no kubahuza hariya ntubashe ukagira ngo ntabwo ari we, ntubashe kubahuza neza ukabatandukanya. Turaza no kubibereka barahindutse neza. Turaza no kubibereka ariko ubona ko nyine hari itandukaniro ndetse no mu gukina bigaragara ko hari ubundi bwenge bungutse iterambere yarabikoze. Uretse n'amashusho meza no kubona amafaranga wenda ariko n'ibitekerezo bakinaga n'ibyo uyu munsi ubona ko hari icyagiye gihinduka. Hanyuma nubwo wavuze ko kera abantu bakundaga filime nyarwanda cyane yaba abakinnyi bagakina babyiyumvamo yaba bafite ku mutima filime biva ku mutima bafite urukundo rwa filime. Ariko uyu munsi abakinnyi babaye benshi cyane kandi banatera imbere banabona n'amafaranga. Iki kintu sinzi niba tucyemeranyaho. Turacyemeranyaho icyo cyo rwose. YouTube kuba yarajeho yatumye abantu basa nabibohora kuri ba nyiri amafilime cyangwa bateguraga amafilime hari sinzi kubera ko Sekaganda nyine ntabwo yari afite filime ye bwite, nubwo yagarukiye muri rusange yabaga akinira abandi, ariko uyu munsi akinira abandi akanagira n'ibikorwa bye bwite kandi ukabona ko bimwinjiriza mu buryo bufatika. Ku buryo ushobora kuvuga uti nka Papa Sava yinjiza byibuze miliyoni zitari munsi y'6 mu kwezi, ni urugero. Ariko biri hafi aho ngaho ukurikije nyine ukuntu YouTube ikora turabizi. Bivuze ngo icyo gihe ntabwo ashobora kuba yakwinjiza byibuze na miliyoni 1 ngayishyire mu mufuka ye kubera filime yakinaga. Yarigoye cyane. Bishoboke ko na nyiri filime yose ayo mafaranga ashobora kuba atari kupfa kuyabona. Wapi. Ariko noneho uyu munsi umukinnyi umwe ashobora kuba yayinjiza. Urumva ko ni igikorwa cyiza cyane, ni iterambere rya filime nyarwanda twakwishimira aho rigeze. Hanyuma tugiye ku kijyanye n'ubutumwa noneho. Ubona nabwo hari ikintu cyahindutseho cyangwa ubutumwa ni bumwe, ni bwiza kimwe? Aho ntabwo twakomeranya. Ubutumwa ni aricyo kintu navugagaho cyane. Ikijyanye n'iterambere ni byiza, iterambere ryaraje. Ikijyanye n'agafaranga karaboneka, amafaranga karaboneka, abakinnyi bameze neza. Ariko ikijyanye n'ubutumwa aho ngaho niho tutari kumvikanaho neza. Muri iki gihe wenda abantu benshi banaboneraho n'isomo, bareke gusa n'abirukansa ibintu, bareke gusa n'abihuta, basa naho hari aho bari gusiganwa nabo. Ibyo ntabwo wakora filime ngo umunsi umwe ngo uhite ubyuka uhite ujya gushotinga, bisa naho hari ikintu kiri kubirukansa bari gusiganwa nacyo. Ni amafaranga nyine. Urumva ntabwo wabona umwanya rero wo kwicara ngo utekereze ukore ubutumwa buzima bwakubaka abantu. Ufata umwanya utekereze igihangano kizima kiri gukora abantu ku mutima. Urumva umwanya ntabwo wabubona. Nimuri gutekereza ngo ngomba gushiraho video uko bimeze kose ngo ndi bugire views ko amafaranga arinjira. Noneho akari naho bitugusha kuri ya mitego nyine tujya kugwa mu bintu byo gukora ibintu ngo by'ibishego. Kujya gukinisha nyine abantu ibishego kugira ngo wenda ngo birebwe cyane, ariko nta message, nta kintu biri kwigisha, tutagaragaje byibura n'ingaruka basi, n'ingaruka ziri muri ibyo bintu. Yaho niho hari ikibazo rero. Ariko amafaranga yaraboneka pe. Ariko nyine ni handi by'igihe gitoya. Umuntu yo wamuhaye ikintu kibi ejo nagagaruka. Hari ikintu kimwe tugomba kumvikanaho. Ubundi abantu ukurikije wenda abantu dukinira filime. Reka mbyihe munanye ko nanjye mtamure nabyo. Dukurikije society cyangwa se abantu dukinira filime, mu byukuri ubwo butumwa uvuga buri serious cyane, ubona babukeneye.
baravuga ngo abanyarwanda baravuze ngo akaje karemerwa nyine biterwa n'icyo babahaye icyo babakundishije nicyo bakira nyine kandi ikintu cyose uzarebe n'indirimbo wenda ziri gusohoka ubu icyo abanyamakuru bahaye rubanda nicyo rubanda nyine bakunda bakagikurikira ntabwo rero babaho ubutumwa bwiza nabo ngo babwange ahubwo biterwa wenda n'ababikora babigiramo uruhare. Hanyuma icyo ni kimwe mu bintu twakunze turimo kwiga ibintu bijyanye n'ubuhanzi twabonye ko umuhanzi wundi niwe ureba society cyangwa se abantu harimo akabategurira ikintu abona kibakwiriye cyagira aho kibakura kikagera n'aho kibageza bitewe n'ubuzima abona babayemo. Bivuze ngo umuhanzi niwe uha umurongo audience cyangwa se abazakurikira ibihangano bye. Ariko nk'uko bivuze ibintu bishobora kuba birimo kugenda byicurika ahubwo umuhanzi akareba ibyo abantu bakeneye akaba ari ibyo abaha aho kugira ngo arebe ibyo bakwiye ari ibyo abaha. Oya ahubwo wenda basa naho audience cyangwa abantu basa naho babwira umuhanzi ngo duhe ibi ngibi. Oya ntabwo aricyo wenda nashatse gusobanura ahubwo nyine njye nashaka kuvuga umuhanzi yakagombye gukora igihangano nyine gifite aho cyakubakira abantu cyakubakira nyine ubutumwa ashaka gutangamo kuko ari ibihangano nyine umuntu akora ukabona ntago gifite imvano gifite aho kiva naho kijya nta cyerekezo mbese. Ibyo bihangano birahari byinshi turi kubibona ni nko gufata kamera nyine ukabwira abantu ngo uyu munsi wenda muze dushutinge dukina akantu duhurira ahantu wenda ni nko kuguriza abantu wenda nko muri anniversaire wenda bakaza bakaganira ibyo baganira muri quartier wenda bakaza bagafilima ngo ubuzima nyine bwo muri quartier busanzwe bagafilima baganiriza bagashira hariya bitateguwe nta filime yateguwe nta script ihari. Hari abantu benshi bari gukora muri ubwo buryo ariko ntabwo rero ari bose kuko filime nyinshi nziza zirahari ziri gusohoka hano mu Rwanda barahari bari gukora filime nziza kandi zakubaka abantu nyine. Hanyuma n'ikintu twakongeraho ibyaro ko ibyagiye nawe utanga icyo adafite nibyo nyine utanga ibyo bindi bidafite message gukora ruguru ariko bigashimisha abantu bitewe n'ibyo abantu bakunze ubwo nyine n'ibyo afite. Ariko mu by'ukuri ku bijyanye n'ubuhanzi ubundi umuhanzi nyawe akwiye gutanga ikintu cyazana impinduka nziza muri rubanda kikavana abantu mu mujyi umwe utari mwiza kikabajyana mu wundi mwiza cyangwa kikabavana aheza kikabajyana aheza cyane. Nicyo ubundi ubuhanzi bugamije ntabwo ubuhanzi ari entertainment cyangwa se kwishimisha gusa nubwo nyine ubuhanzi agomba kubamo n'akantu ko kuryoshya no kunezerwa no kuruhuka mu mutwe ariko kandi agomba kuba harimo message cyangwa se ubutumwa bufatika bwakura umuntu amwe kumujyana ahandi. Hanyuma rero uti ariko nubwo bimeze gutyo ntapfira gushira hari kumeze intangarugero dushobora kubona wenda nk'umuntu akubwiye nk'umuntu nabangukise umuntu usobanutse reka mvuge gutyo kuko wenda mvuze izindi terime bishobora kugorana ariko usobanutse akubajije ngo ni izihe filime wenda nk'eshatu mu Rwanda z'abanyarwanda zikinirwa mu Rwanda nareba wamubwira nk'izihe tubwire nk'eshatu muri zo ukurikije nawe zibona mu Rwanda nyine ziba zigerageza kuba zirimo ubutumwa bufatika. Tutiriwe tujya kure rwose filime ya mbere ahubwo numva iranoroshe n'abantu benshi baranayizi Seburikoko iriya filime ica kuri televiziyo rwose yani filime rwose ikoze mu Kinyarwanda ni filime nyarwanda rwose ikinwa n'abanyarwanda mu buryo bwiza haba mu buzima bwo mu cyaro birimo n'ubuzima bwo mu mujyi ubuzima bw'iterambere ubuzima bw'ubukene ubuzima bwose burimo pe kandi bwiza rwose busobanura neza ahantu hose nyine bagerageza kwisanisha naho kagaragaza nyine ubutumwa bugaragara busobanutse bwiza. Iyo filime numva ni filime ya wenda mbashe kuvuga umwanya wa mbere. Hari n'izindi zigiye zitandukanye hari na filime wenda iri gukorwa mu minsi iri imbere muzareba yitwa Isi ya Rwona nayo numvise ifite message nziza muzayikurikira kuri YouTube. Ni filime nyinshi zigiye zitandukanye wenda iyo Seburikoko niyo nabonye ariko hari n'izindi nyinshi wenda na City Made nayo irimo ariko hari n'iyitwa niyo agahugu katagira umuco karashika kuri YouTube wayibona irimo ubutumwa nyine bwigisha mu muco nyarwanda.
hanyuma urakoze cyane ati izo filime se muri costume agahugu katajya muco kacika n'izindi zirimo zitegurwa nka director nyene buri abafite amakuru hamwe ntamwe abandi tutarabona ko tubibona byageze ka Rwanda urakoze cyane hanyuma tugarutse kuri wowe ubwawe mu filime waba warakinnye ese warakinnye cyangwa urayobora gusa naye waba warayoboye cyangwa uyobora mu bijyanye wenda no gukina ntabwo nabashije gukina cyane ariko hariyo nakinnye mu minsi ishize nakinnyemo ariko ntabwo nakinnye nka acteur nyine principal nakinnyemo role imwe numva ni filime yitwa Rwibasira twakoranye na Damuru numva nayo iyo filime irazwi cyane ni filime nayo ifite ubutumwa bwiza twayibona kuri channel Ibicurabwenge film Ibicurabwenge films okay sanga iyo filime nagiye nyobora ni filime nyinshi zigiye zitandukanye yari yitwa nyine yari yitwa Bamwana b'umujyi hari yitwa Umuvandimwe Gitoyo rwose yabaye ni ya gatandatu muri festival muri 2018 ndumva hari yitwa hari niyo ngiyo gahugu hari na Rwaserera ariko yo ni seri ni filime y'amaseri niyo Rwibasira hari n'izindi turi kugenda dukora hari niyitwa Isi ya Rwona iyo ngiyo turi gukorera muri Gatoto hari n'izindi nyinshi hari niyitwa Gashoza Ntambara nayo twakoreye Gahanga ni nyinshi zigiye zitandukanye tugenda dukora uzagenda muzibona muri Gatoto ni hehe muri Gatoto nayo bita mu Miduhari ya Nyamirambo ubwo banyuma babarire kuba mpavuza ari wenda basa n'abari barahagize ibanga ariko nuko ngo ariko abantu bamaze kwamenya uko abantu bakorera ni benshi rwose ubone mu minsi ishize azaba izina ryarafasha ahubwo uri uvuye mu Rwanda ahubwo bazabitekerezaho rwose okay hanyuma ati hari filime nyinshi nayoboye nizo ndi kuyobora muri no minsi ni byiza kuba turi kumwe n'umuntu uyobora filime nyarwanda akenshi abantu bajya muri filime abandi bakabatekereza nkaho bashaka kuba bagiye mu bintu bitari byiza cyane ko nyine filime bakinnye ubuzima butandukanye cyane cyane bashaka kugaragaza ibitari byiza bitagenda bivuze ngo n'abakina filime batandukanye bagomba kugaragara bakina ibintu bitari byiza nyine ibyo urumva ko ni isura itari nziza umukinnyi aba yambaye bikaba byanagira n'ingaruka ku buzima bwe bwite kuko bashobora kumubonamo bya bintu yakinaga ko ashobora kuba ibyo abamo ese koko abakinnyi tubona ibintu baba bakina ntabwo ari bwo buzima bwabo busanzwe tubwire muri zino filime wenda z'iwacu ntabwo nagira uwo mvugira ntabwo ari bose ariko bavuga ko nyine filime ngo hari imvugo nyinshi bajyaga bakunda gukoresha kera ngo zitwa ngo filime kuko filime n'ubundi ni ikinamico nuko nyine zo tutarabishyize mu Kinyarwanda ariko ushize mu Kinyarwanda nyacu ubundi filime ni ikinamico hari abajyaga bakunda gutebya nyine avuga ngo ni ikinangeso filime nyine ni ikinangeso ibintu bakina nyine ngo nizo ngeso n'ubundi abantu babasanga ariko nyine ntago ngiye nabihamya kuko filime nyine ujya gukina muri filime ukurikije nyine byanditse rero baguhaye ugerageza kwisanisha nayo nyine ugasa nayo nimba baguhaye role nyine runaka uri umuntu mubi ugomba gusa n'uwo muntu nyine kugira ngo wigishe abo bantu bari kukureba ntabwo rero nabihamya ko ari 100% ngo umuntu akina ngo ibyo asangamo kuko role ishobora kugugwaho nubwo waba utayiyumvamo ugomba kuyikina uko bayiguhaye okay wenda turafata ingero zimwe na zimwe nka buriya yakamwana uramuzi kandi uzi neza ko akina muri Gatarina sinzi n'ahandi bidashobora kuba akina yego mu by'ukuri uko akina nuko abayeho mu busanzwe ntabwo ari bimwe ariye bihurira nawe ndashobora kuguha role ugasanga n'ubundi isihura n'ubuzima bwawe n'ubundi yaka rwose wamugani yaka ko muzi n'ubundi no umuntu usanzwe ari umusinzi binywera inzoga n'ubundi role bakunda kumuha asinyeka ko n'ubundi yarinda kinara script
nibyo rwose yaka ko yaka twarakoranye rwose twarakoranye muri comedy harimo na Patino yaka n'ubundi ziyarora kina n'ubundi niko n'ubundi yimereye ariko ntabwo gukina ari nka boss w'ikigo oya ari serious oya muri filime buriya filime niba kanakunda wenda no gucana intege filime umuntu wese ari wese yakina filime ariko biterwa na role n'ubundi wakinamo nta muntu utashobora gukina filime umuntu ari wese biterwa na role nyine yateguwe muri iyo filime n'umusazi buriya nawe yakwakitinga nta muntu n'umwe utakwakitinga hano kuri iyi si y'Imana yaka rero buriya nawe kuba akunda kwigirira amahirwe n'ubundi agakina ziriya role n'ubundi zisanzwe n'ubuzima bwe biranamworohera cyane ahubwo kuzikina akaziryoshye urakoze cyane abasazi bavuga abafite ubumuga bwo mu mutwe mutabarire hanyuma ikindi ubundi nko gufata nka yakamwana usanzwe wemereye kuri ukamuha role ukamukinisha muri filime mu by'ukuri ntabwo birari hohotera oya yaka ariko nta kibazo buriya afite kirenze nuko wenda yikundira wenda kwidagadura cyane yinywera inzoga cyane nyine agateza akavuyo bibaye ngombwa ariko yaka icyo mukundira agira discipline pe buriya agira discipline yaka arumva cyane ariko nyine yarigiye bishobora kuzamba wahindukira muri kugendana wahindukira ukamubura nyine ufite aho musanga murakoze cyane hanyuma ejo bundi hari umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda wakoze ubukwe mu minsi ya vuba akina muri bamenya yitwa Bisho ngira ngo uramuzi ubukwe bwarabukurikiranye ubonye umeze bite nta birenze nyine ni ubukwe bwiza nyine bari bateguwe neza Bisho nawe nta kibazo buriya n'umukinnyi mwiza buriya nawe ukurikije ahantu yahereye akina sinzi niba wenda uzi amakuru ye cyangwa warakurikiranye akora kuri bose Bisho nawe ndumva Bisho nawe twarakoranye 2015 nkitangira ahubwo nkinjira muri sinema neza Bisho ndumva ariwe mukinnyi ahubwo twahuye bwa mbere muri filime yitwa Hanza ntabwo iyo filime ariko yigeze ikorwa yigeze isohoka ariko ndumva twarayihuriyemo yitwa Hanza filime nawe yarafitemo role aho bikomeye okay numva muzi cyane nawe hanyuma ukurikije ukuntu muhora bwa mbere yari ameze uburyo abona akunze filime nyarwanda akunze gukina n'uyu munsi uko arwega agezeho muri filime akaba ageze no ku rwego rwo gukora ubukwe nyine akubaka urugo akaba umuntu w'umubyeyi ubona filime hari ikintu yamufashije ubona hari aho yavuye hano yageze ubona iterambere rye rimeze gute muri filime nyarwanda rwose ahubwo ruriya ni n'urugero rwiza ahubwo umuntu w'umukobwa nyine ku mwana w'umukobwa wabashije kwiteza imbere yabinyujije mu bintu akunda nyine mu bikorwa akunda mu kazi ke akunda ariko akitwararika nyine akirinda kugeza ageze ku ntego nyine ko yanubaka ariko agifite akazi nyine akora ari filime ari sinema ibi ni byiza cyane n'abandi bose bakagombye kwitinyuka ahubwo n'abadukunda gutinya filime bavuga ngo filime ngo wenda ngo no guta ingeso ngo ni imyitwarire mibi ngo muri sinema ngo bigishirizamo ibindi bintu oya ahubwo bakagombye kurebera kuri ya rugero nk'urwuriya mwana w'umukobwa ariko se tuvugishije ukuri ni nacyo kintu turiho nyine cyo kuntu abantu babona filime cyangwa se basanisha ibyo abantu bakina n'ubuzima bwabo busanzwe kandi twamaze kubona ko hari n'abo koko bigora gutandukanya ubuzima busanzwe na filime bakina ariko wenda si bose hanyuma ku umuntu ufite impungenge buriya nk'umuntu ukinnye ari mu buriri n'undi muntu bari kumwe baryamanye aba ari filime birangira gutyo gusa cyangwa kuko aba bateretana bagaragaza ko wenda banabikoze hanyuma finally bikarangira wenda tubona hagiyemo ikindi gice cy'ibindi mu by'ukuri ntaho birangirira nta handi hanjye wenda ntabwo director uri umukobwa byanze kunze urabizi kuko uyobora filime birimo scene zitandukanye twe uko bitewe wenda nuko dusanzwe dukora ahantu hagiye hatandukanye aho dukorera nje ndumva ntaho biraba wenda ngenda byumva hamwe na hamwe ariko nyine naho byagerageza kuba hariho hose nibagashinje wenda ngo na makosa wenda yawateguye cyangwa amakosa ya director cyangwa y'umwanditsi ahubwo wenda biba bisanzwe abo babikoze abo bafatiwe muri icyo kintu nyine bakoze icyo ngicyo bisanzwe n'umuntu ariyo mico yabo ariyo myitwarire yabo
kuko wenda nk'abakobwa bakunda kuvuga ngo muri sinema nyine hari imyitwarire mibi wenda hakunda kwigishirizwamo ubusambanyi no guto umuco abenshi ahubwo baba baragaragaye muri izo filime abenshi usanga n'ubundi abenshi baza gukina filime hari n'igihe bihurirana no kuba wenda usanga umwana w'umukobwa wenda yaje gukina filime asanzwe n'ubundi yaratwaye inda ahubwo wenda bagahita babishinja sinema nyarwanda ngo niho ahantu yatangiye gutakariza umuco nyine ariko ntago nta nato binahuriye ushobora kubona umuntu ahubwo mu ishusho nyine wamubonyemo ugasanga mu buzima busanzwe ahubwo bikagutungura ugasanga uko usanga umuzi biratandukanye cyane nta nato bihuriye ni ahubwo niyo myumvire ahubwo igomba guhinduka bidakomeza ahubwo no gufata indi ntera ko hari nk'abakinnyi bikunda kugiraho ingaruka cyane nka Ngenzi buriya nawe bakunda kuvuga ngo ni umugome ngo ni umuntu mubi cyane hari umwana ashobora kunyura bagafunga inzugi bitamerera nabi nta biba bihuriye buriya ni umukino tuba turimo nyine ni ubutumwa tuba turi gutanga umukinnyi nyine araza akuzuza ubutumwa bamwandikiye amakosa rero nimukayashinja umukinnyi nta ahuriye wenda n'umwanditsi kuko umuntu agendeye kuri ibyo ngibyo ku marangamutima umuntu ngo azajya yandika ibyo ibimushimisha nta butumwa twaba dutanga buri wese yajya yandika nyine yajya yiha role ashatse kandi nta mukinnyi witoranyiriza role kandi tutanashyizemo za zindi zigaragaza bya bikorwa ngo tubigaragaze ko bikorwa nabyo kubikosora cyangwa se kubigaragaza byagorana cyangwa utabizi tugomba kubyerekana tukerekana n'ingaruka zabyo ahubwo ariko habaho no gukabya wenda ukabona abantu barengereye bageze kure ariko ibyo ngibyo rero ndakeka nimba biri no kuba biri kuzanwa n'abangaba bari kuza ubu ngubu bamwe na bamwe bagifite nyine ishusho cyane bagishaka gutwika aba bari gutwika nibo bari kubikora cyane ko ntago mu minsi yashize ntago uburyo filime zakorwaga harimo n'abantu bakuze bafite mu burambe hano bataragwa muri ayo makosa ariko si no mu Rwanda gusa no mu mahanga tubona filime zazimo ubusambanyi bukabije noneho bwa nyabwo cyangwa se noneho sinzi niba bari ubwa nyabwo ariko nyine uko bigaragara nk'aho ari ubwa nyabwo hanyuma uretse n'ibyo ngibyo ukabona hajemo n'indi mico itandukanye y'ubutinganyi n'ibindi ibyo ngibyo nyine nawe ngira ngo urabibona nose twebwe tubikoze gutyo hari icyo bitwaye rwose filime n'ubundi byaterwa nanone n'umuco w'igihugu cyacu nanone ubuse aho ngaho umuco wacu twaba turi kuwubakira hehe nanone muri filime kandi filime ubundi filime ni umuco w'igihugu ni ishusho nyine y'umuco w'igihugu filime buriya ifite ahantu ihuriye n'umuco w'igihugu ifite ikintu kinini iri kubaka ku gihugu bya filime idahari n'ubundi ntawapfa kumenya igihugu ngo icyo ari cyo kuko n'ibihugu byo hanze za Amerika Ubuhinde Uburusiya cyangwa Ubushinwa ibyo bihugu byose twagiye tubimenya kubera filime imico yabo tuyimenyera n'ubundi muri filime niyo nabo abantu benshi nyine bahakunda bifuza no kujya kuhareba kuhasura niyo mpamvu natwe tuba dushaka kubaka nyine igihugu cyacu muri filime tukagaragaza nyine umuco n'imibereho yacu y'abanyarwanda muri sinema ku buryo n'abari hanze nyine bakunda igihugu cyacu bakizi hanyuma ku bijyanye na filime hari filime wayoboye yitwa Gahugu katagira umuco karacika no guca kuri iyi channel yacu ya MBTV official tugeze ku gice cya gatatu episode ya gatatu ni filime wayoboye yego hari ikibazo kimwe nshaka kubaza abantu bibajije cyane batubaza ati none se mukina mwambaye imyenda ya polisi ni ya nyayo se mwayikuye musanzwe muri polisi ubundi mu Rwanda gukina wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano ya nyayo kuriya biremewe birashoboka bimeze gute mwe mwabizeho muti ibintu byose nyine uko bitewe n'ukuntu igikorwa kiba cyateguwe bisaba nyine hari inzira biba bisaba kugira ngo ubigereho nubwo wenda ari inzira ziba zitoroshye ariko uremera ukazijyaho nyine nimba ari izo nzandiko ugomba kwandika ukazijyaho ariko ugomba kubanza kwandika nyine filime nziza ifite content nziza hari ikintu nyine kizima ugiye guha abanyarwanda uko wakoze filime nk'iriya yo muri bwa buryo ni filime nyine iba filime iri serious ifite ikintu nyine igiye kwigisha abanyarwanda ifite ubutumwa ugiye gutanga ku gihugu noneho ukaba wayitegura neza ukayumvisha nyine ba nyir'ugusabwa nyine ibyo bikoresho byose uzakoresha muri iyo filime ndumva ntabwo byakugora iyo wateguye igikorwa cyiza ntabwo byakugora kuko n'abantu baba bandikiye ushaka kwereka iyo filime nabo ni abantu bakuru banza bakabicishamo amaso bakareba nyine iyo byagukundiye nyine biraguhira iyo myenda twakoresheje ni iya nyayo twari twabisabye biremera bitewe n'uko twari twateguye filime nziza
ifite message yumvikana. Okay, murakoze cyane. Hanyuma turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri Louis Mubumbyi Blaise, Yego. twagiye tuvuga ku bakinnyi batandukanye mu Rwanda n'amafilime atandukanye agiye ahari. Urabona filime nyarwanda igana he? Filime nyarwanda ahantu iri kwerekeza ni ahantu nimba navuga hagati na hagati, ntabwo ari ahantu habi, ariko nanone ntabwo ari heza wenda ku rwego twakabaye turiho kuri uyu munsi, bitewe n'uko wenda ntabwo sinema ntabwo irashyigikirwa cyane, ntabwo irahabwa umwanya cyane n'inzego za leta cyangwa inzego zigiye zitandukanye n'iz'abikorera, ntabwo irizerwa cyane ngo ihabwe agaciro nk'uko wenda hashyigikirwa umupira w'amaguru, nk'uko hashyigikirwa amagare n'indi mikino yose itandukanye y'imyidagaduro. Njye numva sinzi nimba wenda twasaba akazabaho minisiteri y'abahanzi, kuko hari minisiteri ya siporo, nimba hazabaho na minisiteri y'ubuhanzi akaba ariyo filime wenda izajya ibarizwa, kuko sinema nayo ikeneye izindi mbaraga wenda ziherekeza za leta kugira ngo sinema nyarwanda ibe yakomera, kuko sinema n'ubundi nayo yarega kwinjiza n'igihugu buriya. Okay, hanyuma ariko muri minisiteri n'ubu hari ishami ry'abahanzi bashyizeho, ntabwo nibuka neza ukuntu nabisobanura, ariko ndibuka ko hari n'umwe mu babihagarariye uriya Sandrine Sheja, minisiteri bamuhayemo akazi, sinzi ibyo akora mu bijyanye no guha agaciro ibihangano by'abahanzi no kubiteza imbere no gutegura imishinga ifitanye isano n'ubuhanzi. Mu minsi yashize nibwo babitangaje ko iyo poste bayishyizeho ari nayo wayitsindiye. Bivuze ngo hari ukuntu nyine bari kubitekerezaho, byaba byiza cyane kubagana tukamenya mu by'ukuri batekereza iki ku bahanzi, ku bakinnyi ba filime cyangwa se n'ubundi buhanzi butandukanye, tukamenya nyine ibitureba, tukamenya niba hari inyungu twayibonamo tukabasha kubibyaza umusaruro. N'ubu ni icyo navuga. Hanyuma turi kugana ku musozo. Nka director wa filime, nk'umukinnyi wa filime, nk'umutoza, umuntu urema abakinnyi, ugahimba umukino, hari urwego turiho tutaragera kuri wenda mpuzamahanga cyane, ariko twifuza kuganaho. Wenda ibikoresho byo bigenda biboneka mu Rwanda, amadrone arahari cyangwa se n'ubundi buryo, ahubwo tubwire ni iyihe message utanga ku banyarwanda bareba filime batazigirira icyizere, ku bashoramari, ku bakinnyi n'abahemba n'abadirecting mu filime in general muri rusange? Ikintu giye nasaba rero ahubwo aho hantu umbiye n'akantu keza cyane, ahubwo n'amadrone arahari mu Rwanda, sibyo? Ariko ngiye maze kureba filime nyinshi zo mu Rwanda, filime uzasanga zirimo drone hano mu Rwanda ni nkeya cyane, kandi ibikoresho bihari, ariko se ukiba bibika ntibakunde kubikoresha, ahubwo usanga drone ziri gukoreshwa wenda mu muziki, mu ndirimbo nyine y'iminota 3, iminota 4, niho hantu honyine tuzibona. Ahubwo nyine ngiye cyo nasaba wenda abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, yaba abahanzi, abanditsi, abakinnyi, bose bashize hamwe, ubundi abantu bari hamwe bashize hamwe nta kibananira, byose bakigeraho. Byibura natwe tugere ku rwego rushimishije, byibura byibura n'igihugu cyacu nacyo kijya gisohokera wenda nk'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, nk'uko za Tanzania nazo zikomeye muri filime, bino bihugu by'ibituranyi muri filime barakomeye cyane, barashikirwa. Ahubwo twe nyine bagombye gushira hamwe n'abakora muri izo nzego, bakaba babasha gutambutsa nyine ubutumwa bugiye butandukanye, kugira ngo nyine babashe kumva abahanzi bihangana, tubashe kubaka ubutumwa nyine bwacu, filime zabashe gushigikirwa, zisohoke zigere hanze. Murakoze cyane, reka tugushimire. Twari turi kumwe na Louis Mubumbyi Blaise, umuyobozi w'icurabwenge, akaba director w'amafilime atandukanye, ariko nubwo tubwiye niba uri niga cyangwa arubatse. Ariko arekeza kwabaye twiretera abayivuga ubutaha n'igikomeye nyine barajya kubwire musuriza abana n'umugore, ariko murabanaga nta mpeta, ibyo bizigaza kuri ingaragu niba utarihishana. Ubwo niyo terambere twari kwifurije. Murakoze. Hanyuma nshuti bakunzi bacu bari hanze ndetse bari no mu gihugu, turabakunda cyane kandi turabifuriza ibyiza. Reka tubifuriza umwaka mushya muhire, n'ubundi turacyawutangira. Mukande subscribe, like, share na comment kugira ngo tugume twibanire. Nakagaruka nari mpore bukenewe. Hasta la vista.